ifumbire ihagije ayororera mu biraro akanayagaburira turaza gukomeza reka tukomeze hano muri studio nari nasabye kare yuko Claire ari we mwaba mukuyeho kubera ko hazagamo roturu nyinshi adahari ubwo mwakuyeho Andre ariko yaragiye hari mwaza kubasubizaho bombi reka dugaruke gatoya museruka kuba abaturage bafite amahuriro babariruzwamo y'ubworozi bifite uwuhe musaruro mu gutuma abaturage bumva iyi gahunda ya tekana? No musaruro ukomeye cyane kuko bidufasha yuko ibyifuzo byabo babyivugira kandi bagahuza ijwi rimwe ntibibe bitandukanye, bikaba ari ibintu birimo kudushimisha kuko iyo tugiye tukajyana nabo turi kumwe n'abayobozi babo babona ko noneho bakanabana ibisubizo ku byo bababajije. Yego, bakababwira bati muribuka ko mwadutumye ko mwifuza ko tuzamura igiciro, ati muribuka ko mwatubwiye ko mu masezerano hongerwamo iki n'iki. Ni ikintu turimo kwishimira cyane kandi twifuza yuko bakomeza gushyiramo imbaraga. Naho twari turi baratubwiye bati turifuza ko amahuriro abashingiye hano aho turi kuruta uko aba ari amahuriro ari ku rwego rw'igihugu, kugira ngo ibyo batuvugira bijye biba ibyo twabatumye, atari uko biva hejuru bikadusanga. Ikindi nashaka kongeraho ni imibare dufite hano. Bivuga ko byibura ubwishingizi bw'ingurube kuba bwatangira kugeza mu kwezi kwa 9, imibare twari twabonye nuko aborozi babashe kwishyura $1,088,639 n'amafaranga 368, bishyurwa $57,607 n'amafaranga 70. Hari ibyo twita mu bwishingizi ngo ni igihombo cyangwa ijanisha ry'igihombo cyangwa ibyo bita ngo ni loss ratio, igeze kuri 92%. Mu gihe ku nkoko babashe kwishyura $49,000, bishyurwa $40,781 n'amafaranga 33. Amafaranga bishyuye $1,043,000 ku ijanisha ry'106%. Icyo nshatse kwivugira ni iki? Ubundi ijanisha ryemewe, igipimo cyashyizweho na banki nkuru y'igihugu, umuntu atagomba kurenza ibigo by'ubwishingizi, ntabwo ukwiye kujya hejuru ya 60%. Ugeze hejuru ya 60% bivuga ko urimo gucuruza ubwishingizi uhomba. Yego, hano icyo bivuze biravuga ko ibigo by'ubwishingizi bitarabona inyungu mu bwishingizi bw'amatungo. Bivuze iki? Bivuze yuko ndashaka ko dufatanya na ba Shirimpumu bafashe ubwishingizi kubwira bano borozi yuko hari ibihombo mu bworozi bakora, ko bahura n'ibihombo. Ahomba rimwe, ejo akabona birakunze, n'ejo agahomba, ariko iyo abiteranyije asanga yuko hari indwara zitera aya matungo rimwe na rimwe zitabaturutseho bagerageje. Murabizi ko ndakeka ari mu karere hagati y'akarere ka Musanze n'Akaburera hari indwara y'ingurube yatubwiraga, hari indwara y'uburenge mu karere ka Kirehe batubwiye. Ibyo byose ni ibintu biteza aborozi ibihombo, bikaba byatuma basubira inyuma. Ubwo rero iyi mibare nyivuze ushaka kubereka yuko bafite ibihombo bahura nabyo, kandi ibi bihombo byabasha kuba ubwishingizi gahunda ya tekana yaba igisubizo.
ibi twebwe dufite icyizere tugikura hehe? Dufite icyizere yuko uko baba benshi bakajya mu bwishingizi niko iki gihombo kigenda kigabanyuka. Akaba ariho dushimira n'ibigo by'ubwishingizi bikorana na leta bitayitereranye, kuko ni abacuruzi bashaka amafaranga, ariko bo baravuga bati natwe tugomba kugira uruhare kuri gahunda ya leta iba yazanye yo guteza abaturage imbere, uko dufatanya dushyiramo imbaraga, nk'uko dukora ubukangurambaga. Icyizere ko iyi mibare izamanuka, iki gihombo kikamanuka kikageraho nabo babona inyungu. Ariko nagira ngo n'aborozi nabo bumve urwo ruhare rw'ibigo by'ubwishingizi, bumve nkunganire ya leta irimo gushyiramo. Akaba ari mpamvu usaba n'inzego dufatanya zitandukanye, ari aya mahuriro, hari ubuyobozi bw'uturere turimo dukorana, nshimira ko barimo bashyiramo imbaraga, n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye, kubera ko leta iba yakoze ibikomeye. Reka mbabwire, mbivuga kenshi, na Claude we andusha kugenda mu bihugu bitandukanye, nitwe dufite gahunda y'aho umworozi w'ingurube utarobanuye, umworozi w'inkoko utarobanuye, umworozi w'inka utarobanuye, noneho tukagira undi mwihariko, abari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bahabwa amatungo baba bashyize kuri lisite bitewe n'ingingo y'imari yabonetse, bahabwa aya matungo bahawe ubwishingizi 100% muri gahunda ya gira inka. Ivuga ngo ni gahunda idaheza kandi ifata aborozi mu byiciro byose baherereyemo. Tukaba rero twifuza yuko aborozi babifata n'amaboko yombi. Ikindi nshaka kuvuga ni ibijyanye no gushumbushwa. Kugeza ubu nta bibazo bikomeye ndimo kubona mu by'abantu barimo batinda kwishyurwa, ariho nshimira ibigo by'ubwishingizi birimo kwivugurura. Tuvuga yuko kuva itungo ripfuye atagomba kurenza iminsi 30 umworozi yishyuwe. Yego. Ibigo by'ubwishingizi byo binanaturuta bigashyiramo iminsi 14, nibyo biri mu masezerano. Kandi natwe iyo tugiye gukora igenzura tureba ibiri mu masezerano. Uvuga ngo iyo urengeje iminsi 14 haba hariho no kwishyura ushyizeho n'inyungu z'ubukererwe. Ubu ngubu nkaba nsaba n'aborozi uwaba afite ikibazo akaba yaratinze kwishyurwa, niyegere veterineri w'umurenge umwegereye, cyangwa ku karere, cyangwa ihuriro aherereyemo, byaba iry'aborozi b'inkoko cyangwa b'ingurube, aborozi b'inka yitwa RNDP, cyangwa aduhamagare kuri 41 nibyo, kuko hari ibyo dushaka kugira amateka. Icyo gutinda kwishyurwa cyo turashaka kukigira amateka. Icyo dusaba ibigo by'ubwishingizi, nimba utanamwishyura musubize, mumenyeshe impamvu utari bumwishyure. Hari ibyo noneho twashyizeho duhagazeho, noneho turabasaba ngo n'aborozi nabo hari inshingano zabo. Nimba itungo ripfuye agashira iminsi 14 utaramenyekanisha ko itungo ryawe ryapfuye, icyo gihe ubusabe bwawe ntabwo bwakirwa. Kumenyekanishwa kuri inde? Kuri veterineri? Ku kigo cy'ubwishingizi. Icyo yafashe mu bwishingizi. Ndagira ngo ahonze kuhabariza umuntu wahawe itungo muri gira inka, cyangwa se yararihawe rihawe ubwishingizi 100%, akagira ibyago rigapfa. Ninde umufasha gukurikirana iby'iryo tungo n'uburyo yashumbushwa? Hari umurongo leta yaduhaye, uriya mworozi nawe ahabwa kopi y'amasezerano. Ubwishingizi n'itungo ryaguzwe n'akarere rirarimushyikiriza, ariko yarihawe na leta. Nawe ahabwa amasezerano kugira ngo agire uruhare, akanayasobanukirwa, akayasobanurirwa, akagira na kopi y'amasezerano. Amenyesha ikigo cy'ubwishingizi, akamenyesha n'umurenge. Umurenge niwe ufite inshingano zo kumukurikiranira kugeza ashumbushwe. Noneho icyo dusaba ikigo cy'ubwishingizi, iyo umworozi amenyekanishije, tusaba ko nawe mu minsi itarenze 14, nimba ari ikibura muri dosiye, ukimenyesha wa muntu, ukamubwira uti muri dosiye waduhaye haraburamo iki n'iki, kandi ukabimubwira mu nyandiko. Iyo utabimubwiye, tubara yuko ubusabe bwe bwakiriwe, ubwo abasigaje kuzabwa igisubizo yuko azishyurwa cyangwa atazishyurwa. Ariko icyo turimo duhagazeho ni uko umworozi agomba guhabwa igisubizo mu gihe kitarenze iminsi 14. Niba utakimuhaye, ubwo tubarwa ko mu minsi itarenze 30 ugomba kuba
wamwishyuye. Nari nigeze kushaka kubaza bwana Andrew nk'umuyobozi w'ihuriro ry'aborozi b'inkoko mu Rwanda kugira ngo aze kutugaragariza uruhare rwo kuba uruhare rw'amahuriro y'aborozi mu gufasha aborozi gufata ubwishingizi bw'amatungo magufi nka wubakuriye. Uruhare rwanyu ni uruhe gutuma aborozi bafata ubwishingizi? Murakoze cyane Bright. Uruhare rwa mbere ni urwo kugeza amakuru borozi. Yego. Mbere na mbere tutangira kubashishikariza ubwishingizi kugira imbuga social media za WhatsApp ziriho aborozi barenga 700. Yego. Basabye ibigo bya insurance ko byaduha umuntu wishinzwe bakabashyira kuri izo mbuga, noneho bakaganira n'aborozi mu buryo buri deri kandi byarakoze. Biranakomeza, bamwe baracyariho no kuri izo mbuga babaza ariko n'umunsi ku wundi tuba turi tuvugana n'abo borozi tubasobanurira akamaro k'ubwishingizi, kuko umuntu yatanze urugero, umuntu ufite inkoko zitera z'amagi 1000, ubundi ubworozi bwa kijyambere bugerageza kugabanya za risiki umworozi ahura nazo, kugabanya indwara zishobora gutemba inkoko zose mu biraro, kugabanya ndetse ibihombo umworozi yakira. Ariko ntabwo bijya bibura. Ati igihe umuntu akaba yahura n'ikibazo nk'inkoko yari afite mu kiraro zose zikaba zapfa. Mu gihe rero umuntu afite nk'inkoko 1000 zigeze igihe cyo gutera, zihabwa agaciro muri gahunda ya tekana ka miliyoni 5, zibaye zimupfiriye zose yahomba amafaranga agera nko kuri miliyoni 5. kandi ubwo asiransi icyo isaba cyane kisaba buri nkoko agaciro k'ubwishingizi ni 265. Ayo 265 leta umushinga wa tekana ugatanga 110, ku buryo umworozi watanga 110.